Kipe yakomeje imyitozo harabura iminsi 10 gusa kugira ngo Rayon Day ibe n'umukino uzakinirwa kuri sitade Amahoro. Hanyuma n'umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Goma yo mu gihugu cya Kenya. N'umukino mu by'ukuri abareyo bose baba bategereje kuko niwo munsi ubimburira umwaka wabo w'imikino, akaba ari umunsi w'igikundiro niryo zina bawuhaye. Ndetse bakaba baramaze no gusohora amatike. Ushaka kugura itike ukanza akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 ugashyiraho urwego, ubundi ukigurira itike yawe ku mukino uzakinwa nyine ku itariki ya 18 ugakinirwa muri stade Amahoro. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo, ni imyitozo bari gukorera mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi, niho bahisemo kujya gukorera imyitozo yabo. Ku munsi w'ejo nibwo Tambwe Gloire Ngong ndetse na Antonio Atiso Kojo batangiye imyitozo yabo ya mbere bitozanya na bagenzi babo. Ni imyitozo kandi no kwizigira nyuma y'uko ari hashize nanone amasaha atari menshi batangaje ko Muderi Akbar n'umurundi wari umaze igihe akinira ikipe ya Gasogi United nawe yamaze kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo Sekafa ikanitegura kuzahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ya ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje gukorera imyitozo yayo yaguze. Twafashe umwanya wo kongera kubagarukaho cyane, bakaba barimo barakora imyitozo. Abari bategerejwe nyine nk'uko wari umaze kubivuga Rigoga n'abakinnyi baguzwe baturuka hanze y'u Rwanda, bakaba bagenda basanga bagenzi babo. Nabajije muri iyi myitozo ibirimo birakorwa, uburyo barimo barakina, uburyo barimo baritegura. Ikipe ya Rayon Sport tubibutse ko yaguze abakinnyi Issa Jigwiba, igura Boris Bonyu, igura Atiso, igura Charles Chiplau, igura Matumona Wakonda ndetse igura na Jingare. Hanyuma ikipe ifite abandi bakinnyi bashyashya barimo Moza Daniel, barimo Ndayishimiye Didier, barimo Nshuti Didier, barimo Mubaraka, barimo na Christian Singizo. Ngewe icyo nabajije Safa abo ni 12 bamaze kugura, bakaba bafite abandi bakinnyi bapendinga barimo nyine Zuberi wa Mukura, barimo Ritatu ndetse na Musanga Henry uzaba uvuye mu ikipe ya polisi washoje muri polisi. Urumva baje ari batatu baba iguze 15. Ni ikipe izaba yarahindutse cyane ugeranyije. Ngo ariko nakwizera ubwo nawe Kwizera Olivier nawe bari mu biganiro. Ni ikipe izaba yarahindutse cyane. So muri Rayon Sport rero bamaze iminsi bakora imyitozo hariya Igicumbi. Bamaze kubona, murabizi ko Sosten yamaze gusanga staff technique Hayimana Sosten. Murabizi ko Sasha hari, murabizi ko Sosten yakaba yagiye mu mwanya wande Mami wagiye. Murabizi ko umutoza w'umuzungu w'abagolkipa ahari. Ikipe ya Rayon Sport nabajije amakuru kuri aba bakinnyi baguzwe uko barimo baritwara mu myitozo. Ona baje arambwira ngo umwe mu bakinnyi mu myitozo urimo uragaragaza ko nubwo ari muto azabona iminota yo gukina mu ikipe ya Rayon Sport n'umukinnyi bita Moza Daniel. Nituvugira izina murumva ari ikipe ari umukinnyi wavuye muri Etoile de l'Est, ariko n'umukinnyi muri match aberutse gukina y'ibitego 7-1 Moza Daniel yatsinze ibitego 3 atanga assist 2. N'umukinnyi ufite kugaragaza kumva konsinya cyane cyane z'abatoza mu bijyanye n'ubusatirizi ndetse n'imyitozo irimo irakorwa muri Rayon Sport. Moza Daniel niwe meilleur buteur y'imyitozo. Apana iriya match bakina
mu myitozo niyo nyine igena abazakina mu myitozo niyo meri biteri mu myitozo urimo birumvikana nepo ni meri biteri mu myitozo abakinnyi bose bateranye bari muri kampu Gicumbi baramwewe bati umukinnyi bita Moza Daniel umukinnyi wo kwitega hatekerezwa ko ikipe ya Rayon Sport nanone abandi bakinnyi b'abanyarwanda yaguze ngo bazajya babona iminota yo gukina barimo umusore bita Nshuti Didier muri defense Nshuti Didier ni umukinnyi wagaragaje ubundi bushobozi bwo kuba afite potential zo kuba mu gihe barimo barashaka kudakinisha abadefenseri babiri b'abanyamahanga Nshuti Didier ashobora kuzajya ahabwa umwanya wo gukina urumva uyu musore wakuriye muri akademi cyangwa se reka twite centre ari Muhanga yo kwa David akaza muri Gorira akamaramo igihe kitari gito mu biganza by'umutoza Kirasare experience ya Omar Musa babanye urumva yagize igihe cyo gutinyuka yagize igihe cyo kwakira challenge zo kubanza kuri bench akazigarurira umwanya nyuma nibyo yongera kuwutakaza akajyaza ari umusimbura nawe arabizi yuko yagira amahirwe yo kubona uburyo akinira ikipe nka Rayon Sport ayo mahirwe yaje kuyabona twibukiranye ko ariko bamutsinze hanje bagiye bigarurira umwanya bazaga ari abakinnyi nibyo batangira ari abasimbura cyangwa se abantu babona ko azaba ari sword player birangira bafatishije umwanya ni umukinnyi ukiri muto ufite imbaraga mwiza mu kirere nawe ashobora guprofita icyo kintu ko twaravuze tuti ku ikipe ya Rayon Sport iyo urebye abakinnyi bari kuzamo b'abanyamahanga izanakenera ko izagira abanyarwanda baba beza bakayiha umusaruro kuko iyo uvuga ngo defense urarinya babiri b'abakisiyare b'abanyamahanga ugashyiraho abamediateri bashaka kuba batatu b'abanyamahanga uzakenera wenda nabo bakinnyi basatira ukabona n'abanyamahanga byaba byiza buriya ikintu APR cyagiye cyifasha n'ubushize mu buryo bwo guha ekipi yabo balance ni ukuvuga ngo defense yacu nushyizeho n'umuzamu nta munyamahanga urimo biraza kuba byiza noneho ko twarinya batatu bo hagati wenda na Ruboneka ashobora kuvamo yajya akavamo ukaba nashyizeho Memerdaho Sekiganda na Dawuda bagera imbere bakaba bakwarinya ekipi irimo Kiwanuka irimo Watara ndetse na Togwimel icyo kintu rero Rayon Sport niyo mpamvu ubona no mu byo batekereza baravuga ngo tunabonye wenda na Erita unafitiye umusore nk'uko yamuvugaga uri kwitwara neza mu myitozo Moza Daniel byibuze iyo balance yazamo muri cya gihe uvuga ngo ese abanyarwanda bo mfite ni beza hakaba n'umutoza mwiza nk'ari ingingo iyo uvuze iki kintu cyo kuba Didi ashobora kubona umwanya n'aba ba Moza Daniel